ko ngo ino MA23 ngo yarashe Kisangani ariko ngo mu kuyirasa ngo drone abasesenguzi bagiye bareba babona ngo ni drone zarasiye hafi kuko ngo byibuze barasira mu birometero 400 rero bigaragara ko ngo abakomando b'Aba23 bashobora kuba barinjire Kisangani cyangwa se ngo bari hafi aho ngaho Truwa bagera Warikare uribuka ko barenze Warikare bageze noneho bageze ahita za Amisi rero bari hafi kugera Rubutu kuko barimo bagera za hafi za Tingitingi yego rero bivugwa ko hari abakoze infiltration bajya ahantu hatazwi sinshaka bagiye bagaragaza ko ngo bazanye ubwo bavuga ku isedetsekedi bazanye abarundi bazana abacanshuro ariko ngo bikaba byarafashe ubusa ngo kuko imbaraga bahanganye nazo ngo nta kintu na kimwe imbaraga zino coalition zigize zimara imbere ya MA23 bakanerekana ko leta Kinshasa ngo yashatse kongera imbaraga mu kirere nyuma yuko ku butaka byanze bakagura drone CH4 zo mu Bushinwa ariko noneho MA23 nayo ikazana kamikaze aho berekana ko ngo muri intambara hari gukora hari imbaraga z'Imana rero zimwe imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana zimwe imbaraga za Sekibi imbaraga z'Imana rero ziri mu bantu bari mu ruhande rw'abirwa naho ko nta bandi majyo yego niyo mpamvu Imana iza ikababwira ngo umwe muri mwe agomba kunesha inzovu cyangwa igihumbi none umuhuza ageza aho yohereza abasirikare niki cyabaye kugira ngo umuhuza yohereze ingabo niki cyabaye kugira ngo umuhuza yohereze ingabo zijya gushyigikira FDLR kandi yarari mu buhuza azi amasezerano yose yagiye ashyiraho umukono ibiganiro byinshi byabereye i Rwanda muri Angola uyu mugabo Joel Lorenzo ni nawe uvuye mu kuyobora Afurika yunze ubumwe ibintu birimo arabizi ibijyanye n'umutekano arabizi ariko afasha umwanzuro wo kuza gufasha FDLR n'abambari bayo arebo Kisekedi na Neva ibi rero niyo mpamvu yewe turi turabizi natwe turyamiye amajanja abangabo babare nk'aba bacanshuro n'ubundi bahungiye hano Goma niwe uyoboye Afurika yunze ubumwe uyoboye Afurika yunze ubumwe urohereza abasirikare urohereza ku munsi ubu ngubu hari za operation mu Burundi abana b'imyaka 14 15 barimo barafata ku ngufu bajyana mu gisirikare abandi barashize niba mara kurangira nabo 15 usazazana abandi abe ntibari Dubai ntibarimo bacuruza se intare zasaramwe n'amadubu ni gute arimo bakoreraho amaturu mwaramubabariye abasirikare bagatona umurongo tubareba urabyibuka ibuvira batonda umurongo bakabihorera bati ngaho ni mugenda amahoro inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho raporo ya Loni yavuze aho bagaragaje ko ngo ino MA23 ngo yarashe Kisangani ariko ngo mu kuyirasa ngo drone abasesenguzi bagiye bareba babona ngo ni drone zarasiye hafi kuko ngo byibuze barasira mu birometero 400 rero bigaragara ko ngo abakomando b'Aba23 bashobora kuba barinjire Kisangani cyangwa se ngo bari hafi aho ngaho jewe nera nk'amakuru nkayo ngiye ntayo nagwa nk'amagashi Oya, ayo makuru nagandeba gasa. Jewe hari amakuru mbanzi. Yego. Ariko ayo ari cyo abivuze. Iyi ni amakuru y'ubutasi ya Loni. Ni amakuru y'ubutasi ya Loni. Bikoje umusesenguzi. Ntago ari njyo yazanye. Ni hafi yayo. Yego. Dusubiye inyuma uribuka AFC M23
bagera Warikare. Uribuka ko barenze Warikare bageze noneho bageze ahita za Misi. Amisi rero bari hafi kugera Rubutu kuko barimo bagera za hafi za Tingitingi. Yego. Rero bivugwa ko hari abakoze infiltration bajya ahantu hatazwi. Sinshaka kuhavuga. Yego. Ariko amakuru ndayafite. Baragenda barapowa barumva. Barumagihwa baraceceka. Yego. Kubera iki? Bari bafite amakuru ko hari harimo kubakwa ibintu bizarimbura Goma bikarimbura ntari hose babaho. Utagira ngo ibi bintu byose AFC/M23 ibikora gihubu cyangwa ibikora ni ibintu babiri mu bipangu amakuru y'ubutasi. Reka nkubwire Gasaro mu ntambara. Harwana ubutasi. Yego. Intara zasabwe nazo zifite amakuru y'ubutasi ibintu birimo kubakwa Gisangane. Bya bintu byarimo kubakwa Gisangane ntabwo byari kurasa hariya gusa byari kurasa n'ahandi hantu wenda ntaje ushake kuvuga. Yego. Ariko ibyo bintu abandi nabo kubera amakuru y'ubutasi bari bafite kuva mbere hose baravuga bati rero natwe tugiye kure koko ibi bintu byazadukoraho. Baremera barya ubusa busomeza umuyaga ariko bati harabo tugomba kurengera. Yego. Rero mu by'ukuri ntago ndi bubitindeho baba bari hafi batari hafi icyangombwa nuko ba destroyinze enemy position. C'est tout. Yego. Hanyuma nkibaza se ndetse aho bagaragaza reka mve kuri 23 aho bagiye bagaragaza ko ngo bazanye ubwo nibavuga ku isedetsekedi bazanye abarundi bazana abacanshuro ariko ngo bikaba byarafashe ubusa ngo kuko imbaraga bahanganye nazo ngo nta kintu na kimwe imbaraga zino coalition zigize zimara imbere ya 23 bakanerekana ko leta Kinshasa ngo yashatse kongera imbaraga mu kirere nyuma yuko ku butaka byanze bakagura drone CH4 zo mu Bushinwa ariko noneho 23 nayo ikazana kamikaze aho berekana ko ngo muri intambara hari gukora imbaraga z'ikirere. Yego ni text ndende ariko yego ndayivuga muri make. Yego none benshi aricyo bagarutse bakavuga bati inyoni zijya inama abarinzi nabo bagize izindi. Ati none niba ari ikirere uno mutsekeda akaba ari kugura ibi bikoresho atutekereza ko 23 atari abantu batekereza bari bakore. Ati baravuga bati na nyina undabyara umuhungu reka natwe tubigure. Ziriya drone zijya kugurwa. Yego. Je najyanye n'abagiye kuzigura. Ibyanyabye se. Izina ry'Imana twarajyanye. Yego. Nurose nza kubikwereka. Twarajyanye drone bayigura nyibona ahubwo ngewe natanze amakuru baravuga bati bya bindi byamagashi. Yego. Niho wabonye drone uribuka drone ziza nazo zikabamenagura zikabirukankana nahari ya zanto za Warikare na hehe. Yego. Nta makuru uribuka ko umuvugizi wungirije urabyibuka avuga ati bunatwe ati koranabuhanga rigenda rirutana ati buriya bazanye izindi drone ziri hejuru wenda y'ibikoresho natwe twari dufite ati ariko natwe turimo turozishakira umuti mu minsi mike muraza kubibona. Yego. Ibyo bintu ntabwo byibutse. Ntabyibuka. Aha. Ni ukuvuga ngo rero hari imbaraga zimira izindi. Hari imbaraga z'Imana rero zimira imbaraga z'abadayimoni. Hari imbaraga z'Imana zimira imbaraga za Sekibi. Imbaraga z'Imana rero ziri mu bantu bari mu ruhande rw'abirwa naho ko nta bandi majyo. Yego. Niyo mpamvu Imana iza ikababwira ngo umwe muri mwe agomba kunesha inzovu cyangwa igihumbi. Buriya umusirikare mwe wa AFC/M23 bamubarira ko agomba kurwana n'abasirikare barenga 21 ba coalition. Ubwo urimo nabyumva? Ndagukurikiye. Bivuze ngo niba ari igihumbi bagomba kurwana 21,000. Arabana igihumbi. Arabana igihumbi. Bivuze ngo rero bagomba kwishakamo ubushobozi bagomba kwishakamo imbaraga kuko bazi ko ibyo bahanganye nabyo biri ku rundi rwego. Yego. Ari naho rero usubira inyuma nanone ugatekereza ukavuga uti se koko ko bazanye ibisirikare by'amahanga yose bakazana abacanshuro bakazana za drone bakazana ba Eric Prince bakazana n'ibiki n'ibisadunda n'isakamburira byose bakaza bakarunda hara kugira ngo bakubite bazimangatanye intare za Sarambwe kubera iki ibyo bintu bitakunze kubera iki bitakunze hanyuma ubu ngubu ariyo nkuru narindangije bikaba bishoboka ko basiga defense 2-3 basubira inyuma
nuko binjiriwe icyo ngicyo cyarangiye ariko mu by'ukuri dukurikije impamvu AFC M23 y'Rwanda dukurikije ikirwanira niyo mpamvu biriya byose n'abasirikare b'abanyangora turi buvuge barimo kuza tuvuge n'umubare niyo mpamvu birimo kuza bigenda kuriya ariko ugasanga nta kintu bikora kubera iki barimo barahura n'abantu bafashe umwanzuro wo kudasubira inyuma barimo barahura n'umwanzuro w'abarinda bene wabo bakarinda n'ibyo bagezeho ibyo rero byose biragoye kuba wabisiga ni ukuvuga ngo wowe bo barabizi ko nta hantu benda kujya gasa barabizi ko nta hantu bahungira ntago bazahungira mu Rwanda nk'uko ubushize byagenze ntago bazahungira i Bugande nk'uko ubushize byagenze ntago bazajya i Burundi harimo FDLR harimo FDNB babahiga nta n'ikindi gihugu begereye bazahungiramo bo rero barimo bararwana no gupfa no gukira amahanga arakabyitegereza ariko saba abantu barwana n'abacanjuro b'isi yose bikarangira nta kintu bagezeho none ibisirikare bimwe byitwa ko bikomeye byo muri Afurika no yo hagati na Afurika y'Uburasirazuba birahanga birimo birabafasha nta kintu barimo kugeraho kubera icyo aba bantu ni bantu aba ni abantu ni ubwoko butuye ukwabwo bibiri bivuganira ubwoko butuye ukwabwo ni ishyanga ryangwa urunuka abo rero barwanira gupfa no gukira barabizi ko ntahandi makiriro barabizi ko bazirwanaho kugeza ubwo amakarika avuga ati kugeza ku gitonyanga cy'amaraso yanyu kizamenekera hano ku butaka bw'iwacu yego uko niko bose bameze rero barwanisha umutima bakarwanisha ubwenge bakarwanisha no kuvuga yuko nta handi hantu benda kongera kujya icyo kintu kibaha imbaraga no kumva ko nta buhungiro bundi bafite niyo mpamvu umwe muri bo ashobora kwica igihumbi ngayo nguko hakagaragara ko ngo ingabo za Angola zohereje abasirikare 430 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira Perezida Felix Tshisekedi mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa 23 ariko 23 nayo ikaba iryamiye amajanja ndetse ukuza kwiza ingabo ikaba yarakumenye ko hamaganire twe ntitujya kubimenya bo batarabimenya ego simwira ubutasi bwabo buri hejuru cyane ngaho rero ibaze Gasara reba rero bya bindi bavugaga ngo Segeti ngo babandikiye ngo bajye muri CCRF wowe wandikiye umuntu ngo mujye muri CCRF birangiye wowe ufite imishyikirano mu biganza birangiye uhaye umusada FDLR ko ntago bire uriya musada ntago uri muza muri FARDC umuntu wese igihugu cyose kirimo gitanga umusada hari kije gushyigikira ingengabitekerezo ya FDLR kuko tuzi umugambi wa Neva na Kisekedi nuguha FDLR ubutegetsi bw'u Rwanda turi kugendana ntabwo objective yabo ngo no kwigarurira Goma ngo cyangwa bakigarurira ngo Bukavu n'ahandi oya bw'umugambi wabo nuguherekeza FDLR none umuhuza ageza aho yohereza abasirikare niki cyabaye kugira ngo umuhuza yohereze ingabo niki cyabaye kugira ngo umuhuza yohereze ingabo zijya gushyigikira FDLR kandi yarari mu buhuza azi amasezerano yose yagiye ashyiraho umukono ibiganiro byinshi byabereye i Rwanda muri Angola uyu mugabo Joel Lorenzo ni nawe uvuye mu kuyobora Afurika yunze ubumwe ibintu birimo arabizi ibijyanye n'umutekano arabizi ariko afasha umwanzuro wo kuza gufasha FDLR n'abambari bayo aribo Kisekedi na Neva ibi rero niyo mpamvu M23 muri turabizi natwe turyamiye amajanja abangabo babare nk'aba bacanshuro n'ubundi bahungiye hano Goma ubabare nk'abari batanzanye no gupfira hariya mu misozi miremire ya Minembwe ubabare nk'aba CNDD-FDD bamaze gupfusha ibihumbi birenga 21 hariya ku butaka bwa Kongo aba bose rero nibyo nakubwiraga mu kiganiro cyatambutse ni inyungu zabo bose bafite inyungu muri Kongo uribuka ingendo Kisekedi yagize mu kwezi kumwe ingendo 5 zijya muri Angola yasabaga iki uribuka ko Angola n'uri yari igiye kuza muri iyi ntambara bisa nkaho byisubiyeho ubu rero niba baje n'umundi ya FCM23 ntaki uzaza wese icyo azabazanye cyose biteguye guhangana nacyo yego ndetse nakomeje mbona video magashi
mbona ababyeyi b'abanyamurenge bari mu gahinda cyane bari kwamagana ibitero Ndayishimiye na Cirumbu bakomeza kubagabaho ndetse bavuga ko ngo amadrone abamaze ndetse abamariye n'imiryango ariko icyiza rwose nuko bigaragara ko ikintu bita uyu munsi nahoze mbona amafoto bwana Magashi sha reka nkubwize ukuri uyu mugabo Ndayishimiye azagira igihombo gikomeye mu ngabo ze nahoze mbona abadede ibyo bakorewe sha ndavuga nti nukuri Ndayishimiye ari umuntu uruva Ndayishimiye we icyambere n'ingenga bitekereza Rwanda kureba inyungu zindi z'amafaranga wongereho n'amafaranga n'amabuye y'agaciro ariko icyambere buriya n'ingenga bitekerezo ya genocide Ndayishimiye nguyu ubu waruzi Ndayishimiye yari mu nkambi 93 cyagiye bahunga yari mu nkambi haraza Rukomo Ndayishimiye yakoreye amafunzo igabiro Ndayishimiye yaje kuzanwa hano za Butare yarwanye za Butare yafashije FDLR n'ibiki byose na leta yariho y'abatabazi bararundukana barajyana muri Kongo Ndayishimiye n'ubu afatanya na FDLR barafatanya n'uyu munsi nyuma yaho basezerana na FDLR ko nabo bazabafasha gufata igihugu cy'u Rwanda aracyabafasha biragaragara rero abantu babimenya yuko neva icyambere kiri imbere y'amabuye y'agaciro mbere yuko ashaka amabuye y'agaciro mbere yuko abona ayo madolari n'ibyo ashaka muri Kongo icyambere ni ingenga bitekerezo genocide ashyize imbere nawe ukibaza ngo nk'abanyamurenge mwe muri hariya intare za Sarambwe ziri hariya hejuru gafinda ubu ni gute neva akomeza gukora ibintu nk'ibi ariko nk'ubu intare zasanga nizirakara zigahurudura yambure twa shitani zikarasa aeroport hariya ubu Ndayishimiye azavuga azasakuza ngo bandase ku kibuga cy'indege kandi ibitero bya drone ariho bitegurirwa ariho bihagurukira Ndayishimiye azakwega ikintu kibi cyane ubona ngo ubu ngubu ngo niwe uyoboye Afurika yunze ubumwe uyoboye Afurika yunze ubumwe urohereza abasirikare urohereza ku munsi ubu ngubu hari za operation mu Burundi abana b'imyaka 14 15 barimo barafata ku ngufu bajyana mu gisirikare abandi barashize niba mara kurajya nabo 15 usazazana abandi abe ntibari Dubai ntibari mu bacuruza se intare za Sarambwe n'amadubu ni gute arimo bakoreraho amaturu mwaramubabariye abasirikare bagatona umurongo tubareba urabyibuka ibuvira batonda umurongo bakabihorera bati ngaho ni mugenda amahoro none dore cyarimo bitura umunsi byongeye mwebwe badede muri ku mirongo y'urugamba ko muzi byabaye ubushize ubu ni byisubira noneho bazababarira nako mubikeka reka tuzabireba bizagorana kuko icyo mbona cyo nuko ikintu bita ikibazo rega intare za Sarambwe n'amaduna bigize abapadiri hakuni gutumura gusanga iwanya akakurasa bikiragira wowe umubabariye uti ngaho igendera amahoro none aragarutse retour njo match wowe nakomeje kubona ibya Angola mbona ko bari kugagaza ko Angola ngiri gukoresha ubucakura n'ubuherero bari kugaragaza muri ibindi gusoma bari kugaragaza ko ngo Angola ishobora kubishaka ngo guhuza MA23 n'uno mugabo President Antoine Felix Tshisekedi ariko mu by'ukuri bakaba babagamiye kuri uru ruhande ahubwo ari kugira ngo barindimure MA23 ariyo mpamvu binashoboka ko AFC yavuze iti reka twibyo tuzagaciro n'ibya Doha ariko ibyangora ntacyo tubiziho nabo bakaba bari maso reka nkubaze gasa Angola yabaye umuhuzo Angola rigiye kuza muri ibi bibazo n'ubundi bigenda bipfapfana ubu noneho yaje Angola yaje idaciye mu mutaka wa Afurika yunze ubumwe Angola yaje idaciye mu mutaka wa MONUSCO Angola yaje idaciye mu mutaka w'abasirikare AFC M23 yavuze badafite aho babagamiye bivuze ngo Angola AFC M23 yabibonye ko bafite aho babagamiye yego rero ibuye ryagaragaye ntabwo rero bikisha isuka ubwo bucakura intare za Sarambwe zirabuza umugambi wa SSRF wacuriwe muri Angola sibyo baza babitura kuri AFC M23 irabaza isi bya Angola n'ibiki byabaye ryari ese ibi ngibi buri muri gahunda ya Doha nta gisubizo babonye yego none se abasirikare ba Angola baje mu buhe buryo ese AFC M23
yarabimenyeshejwe ko baje guhagarara hagati. Ese koko baje guhagarara hagati cyangwa baje kurwanirira FDLR na Gisekedi na Neva? Ibi byose rero nyine nako gacengo, ariko hari igihe uvuga uti buriya ati jewe rwose ndabikora gutya n'iki, ariko ntawe utabona Angola uruhande irimo kuva mbere hose. Angola iryamye kuri FARDC FDLR kubera uriya muhora ujyana mu y'agaciro ngayo nguko. None ko bisa naho inoma 23 nayo yiteguye aho ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parking ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. Byakarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nko kubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parking igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri GASARO tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri GASARO@gmail.com. Hitamo GASARO.